nguhaye ikaze kuri Eglise Pentecoste ukurikira ikiganiro tugiye kwibanda ku gihombo iyi shengero yahuye nacyo, ariko iki gihombo ntigitejwe nuko ibuze abize muri yo. Eglise Pentecoste of Burundi uru ruhombo yaguyemo ntirutejwe nuko habuze amanywa yo gusenga cyangwa amanywa yo gukorera Imana cyangwa ijoro. Ntabwo iki gihombo Pentecoste kiguyemo kubera yuko itari izi ibiharuro, ahubwo nicyo tugiye kugarukaho. Rero uru ruhombo yagize, igahomba kugeza ubwo bigera mu itangazamakuru, igahomba kugeza ubwo ibintu bigaragarira amaso y'umubiri, igahomba kugeza ubwo wiga igice bibona n'udakijijwe akabireba. Mu busanzwe inzu y'Imana ibikinze ku buryo abo hanze batarebamo, cyangwa se Bibiliya ivuga ngo hazabona ishyano utega igisitaza uzana igisitaza imbere ya mugenzi we. Iri shyano umuntu urifite, umuntu urigendana akagendana ishyano, akambara ishyano, agakenyera ishyano, mbese wo kumva ntacyo, hazabona ishyano. Wowe rero uko bizagenda kose, niba ukomeje muri uwo murongo uzabona iki? Ishyano. Nigarukira mu busanzwe iyi Pentecoste rero yari ifite ibikorwa byiza n'umuhamagaro mwiza n'umurimo mwiza n'igishinga ntahe cyiza cyo gukorera Imana mu gihe cy'ikangura. Haleluya. Pentecoste yari ifite abantu impande zose. Mwuka wera asaka imitima n'imaneko mu bihugu byose. Mwe muyera murebe umuriro bacanye. Pentecoste y'u Burundi ntabwo irageze imyaka 100, ariko murebe ibikorwa yari igezeho. Noneho muze murebe mu myaka 20 duherereje hano inyuma irangiye, iyi irangiye 20, murebe uburyo iri gusenyuka. Amoko yarinjiye, amahera arinjira acurika ibintu, gusenga kurarangira, ubwibone burinjira, ibizira barabizirura, leta irinjira Kayizari. Noneho Pentecoste ijya yaba Pentecoste, kandi nta nubwo ubu bihagaze. Ubu ni ukuvuga ngo Pentecoste ya mbere ya CNDD-FDD yari Pentecoste ikurutse uburozi. Yari Pentecoste bidasaba ko umuntu asengera muri Pentecoste ngo ajye no mu bapfumu, ariko imbere y'Imana abarozi nibakuzahaza ureke kutajya mu bapfumu. Ibaze kuba uri umupantekote wabatijwe mu mazi menshi, umurozi akakuzengereza ukaba utashobora kugira isengesho rya kurokora. Umurozi akakuzahaza ukaba utasanga pasiteri ngo akurambikeho ikiganza utahukize, babapfumu babwira uti fite umukiza witwa Kristo andambikaho ibiganza gusa. Ibaze kuba ijambo ritagikiza. Ibaze kuba umuntu ugicarana uburozi ntibamubone, akanaroga akaroga n'abapasiteri bataramubona, ibintu bikagenda bikivanga. Ibaze mu rusengero hakaba kamwana wa mama, uriya bakamuha intebe, uriya bakamuha igiti, uriya bakamuha umwanya, uriya bakawumwima, uriya gahanura, uyu ntahanure. Mu rusengero naho hakajyamo ibice. Nukuvuga rero nurebesha amaso y'impwemu aho turi kuva naho turi kujya, biragaragara ko aho turi kujya ariho habi mu by'ukuri, kandi abantu bazi ko aho turi kujya ariho heza. Ntabwo rero aho turi kujya ari heza, ahubwo aho turi kujya ni habi. Kandi amasengesho twe dusigaranye ni make. Niba abantu bageze igihe biyiriza ubusa, akakubwira ngo ndava mu gitondo ntariye ngeze saa 6, amasengesho akaba arayakoze. Umuntu akava mu gitondo akageza nimugoroba, amasengesho akabagiza ate? Arayakoze. Uwo akaba ari umukirisito wa kirisito, akaba ari amasengesho asigaye mu bapantekote. Mwabapantekote murambwiza ukuri, Yesu Kristo umuriro yacanye ari uwo. Nukuvuga rero amasengesho asigaye ari prive. Ubu harimo abakozi b'Imana ku giti cyabo, ukibasha gusenga y'3, ukibasha gusenga y'4, ukibasha gusenga y'5, abona imbarwa. Dusigaye tubafata nk'igitangaza ku gatumba, ugasanga harumwe muri korari hakabamo 2 cyangwa hakabamo 1 cyangwa ukanamubura. Nukuvuga rero niba hano twicaye kuri kamera tuhicajwe
n'amarira n'agahinda k'igihombo Pantekote ihuye nacyo, ariko hakaba ntawe uri buyihombore ngo ayikure muri iki gihombo. Bakaba badafite n'amaso yo kubireba, bakaba badafite no kuba babigarura. Kandi natwe twakitegereza Eglise Pentekote Association Sepebo, iyo mbumbe yose cyangwa se ama eglise yose akubiye muri iki kintu kimwe, biragaragara ko nta mugambo uhari wo gukosora ibintu ngo bisubire mu mwuka cyangwa ngo barwane intambara ko bisubiza mu mwuka, ahubwo biragenda siyase yinjira, umubiri winjira, akamwana wa mama kinjira. Ibi bintu nibyo bitumye twicara aha dusobanura iki gihombo Yesu aguyemo, iki gihombo ishengero iguyemo, iyi manga Kristo mumugwishijemo nabe. Ese murayibona, muri kuyireba? Ese muri kuyireba? Buno rero ntabwo uzi ko tugeze igihe mwebwe mushobora kuzabona Yesu ahagaze mu gihugu cy'u Burundi mukamubwira ngo reba eglise twubatse hano Ikiremba, reba eglise hano twubatse Ntahangwa. Mbese mugeze igihe mwebwe mushobora kuzaba nk'aba bafarisayo mukazamwereka ama eglise y'ibitabashwa, noneho nawe akarizwa nuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, kuko imitima yabatumye si yo muzanye, ahubwo mumuzaniye vewiti, amahera menshi y'amadolari ku makonti yanyu, gasekebuye, inkoko mwariye, amakositimu, inda nini cyane ku buryo uhura n'umuntu ukagira ngo aratwite. Donke ngizo misiyo. Haleluya, umwuka w'Imana dufashe mu izina rya Yesu. Tugeze igihe rero kibi kigoye kiruhije Pawulo yavuze. Ikibazo nuko abantu ntabwo bari kubibona, abantu ntibari kubyumva. Amatwi yabo harimo amafaranga, amatwi yabo harimo intambara, amatwi yabo harimo ubukene. Abarozi barabazengurutse, umuntu aracuragura, ijoro rigatandukana, wari gusenga bugacya adasenze, wari kuririmba bugacya ataririmbye. Ibazaho umuririmbyi abana kantike mu rugo, ijoro rigacya nta ndirimbo n'imwe aririmbye, umuririmbyi cyangwa se umukirisitu akiriranwa Bible mu rugo, umunsi ukarangira nta jambo yasoma. Noneho mbarwa akakubwira ati nge Bibiliya narayisomye ndayirangiza, ariko abasigaye bandi ugasanga nta kintu bibereyeho, vide, tete vide. Ku buryo niba ari umumiziri muri kubashuka, aramushuka mujyane muri Isilamu kuko ntiyigishijwe. Niba bari kumujyana mu barungi, niba ari abapfumu bari kumubwira bati abarozi bazakwica izire mu bapfumu tuguca indasago, bamukure muri Eglise Pentekote bamugeze mu bapfumu. Niba ari inzoga ari kunywa, azinywa yihishe, kandi akihisha bigamuhira mu rusengero nta wamubona. Nukuvuga ahantu ishengero iri kugenda yinjira, umwanzi ahantu ari kutujyana niho habi. Kandi mwe muzi ko muri kujya hehe heza. Nimumbwize ukuri, ahantu hateraniye abakristo barenze ibihumbi bibiri, igikorane kikamara iminsi 2, tukahava nta ngumba ikiza ubugumba, tukahava nta musazi ukiza ubusazi, tukahava nta wuzuye mwuka wera ngo atubwire ikimana ivuganye natwe. Hashowe amafaranga angana kuriya, korari zirenze 10 zaje, abadiyakoni utabara baje, abaprotokole baturutse ku bubwiriza butandukanye hose. Doke tugahurira mu kintu kimwe ariko kitari bugirira umusaruro Imana, ku buryo muzavuga muti igikorane twagize cyasize inyungu ye kandi cyazanye umugisha uyu, ngo twese turirimbe Ozana, tuvuge haleluya, dusingize Imana, dushimira Imana bashumba. Uyu munsi wa none rero dufite ibibazo ahubwo bikomeye, kuko natwe dusigaye turi mu mihigo nk'iya leta. Turi mu mihigo nk'iya leta. Umukristo bamuca amafaranga azinjiza, kandi bakanamugenera yazatanga, ntibazi icyo akora, ntibazi aho akura. Ibaze baciye se w'umwana, banaciye nyina w'umwana amahera, banaciye abana amahera, kandi abana nabo ntibakora vrema. Pawulo yaravuze ngo umuntu atanga uko umutima we umutegeka, adahaswe adasunitswe. Niyo mitangire myiza. Nitugaruka kuri iki gihombo rero itorero cyangwa ishengero irimo, ni igihombo cy'uko abasengaga barabiretse, abiyirizaga ubusa barabireka, abaririmbaga nabo barabiretse, abantu bari inkingi barabarwanyije, imbaraga z'abera umuzima arazikubita, ya nyamaswa ihabwa ubutware bwo kubabaza
menagura imbaraga z'abera. Ntabwo nzi ko aricyo gihe rero ishengero isohoyemo, ariko ni nkako byagenze. Kuko uyu munsi wa none niwicuma gato ukagera mu cyumba cy'amasengesho, icyumba cy'amasengesho y'abapantekote, nta dayimoni ihinjira. Umuntu yihanira ku rugi akinjira yejejwe. Nugera mu rusengero mu cyumba cy'abapantekote, biraba misa biba imigenzo n'imihango, ngo ariko nawe utabuza abakristo kugaruka, ngo urumva kwicara ukabwira umuntu ngo ihana ubusambanyi, ngo ubumubujije kuzagaruka, ngo ubwiye umuntu ngo ihana uburozi, ngo ibyo bintu ngo uze kumwongorera. Nagira ngo nkumenyeshe ko Yesu yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, mu muririmbyi, ariko ubundi mu busanzwe kwatura ibyaha ntabwo ari sirasi, si no kuvibura. Kwatura ibyaha kwiza Bibiliya ivuga ni hoparire, ni ukumeneka, ni ugutsindwa nka Dawidi ukamanika amaboko ukavuga uti nishe Uriya, nyura muka Uriya, ndasabye imbabazi, zikanandikwa muri Bibiliya. Ubu mwebwe murusha icyubahiro Dawidi wari umwami dusoma ko yasambanye, mu murusha icyubahiro. Ni ugutsindwa nka Samusoni wabanye na Delila agahita avuga ati ibi bintu nagacecetse, nkanabasaba ko mutabyandika, ariko ni mubyandike muvuge ko Delila yatumye Abafilisitiya banogora amaso. Murusha icyubahiro Aburahamu, Mana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Ariko uyu Aburahamu na Isake na Yakobo nibo bantu, uyu Aburahamu nuvuze ngo nasambanyije umuyaya, tubyarana umwana yitwa Ishimayeli kuri Hagayi. Uyu munsi wa none rero iyo mikorere n'ubu bugingo n'uyu mugisha nibyo natwe twari dukeneye tukagera ikirenge mu cyanyu. Kandi mwebwe bari kongorera mwihanye waze ku karubanda, mwihana waze rwose. Buriya rero ubundi kwatura ni ukuruka, nta muntu urukamo imbere ngo numukogwa kuvumisa mu Kirundi ngo ugire uti ku buryo waruka se ukabihisha. Kuruka ni ukuruka ibirutsi bigasohoka bikakuvamo, noneho ugatandukana nabyo. Kumbwira rero ngo uruke, ariko uruke tembe, nibyo bintu ni nkaho byaba bitakubabaje, ngo uruke bukeya, dore donke vraiment jusque quand même. Oya, kwihana ni ukwaturiranira ibyaha hama mukababarira. Imana imbabarire, Imana imbabarire. Ubundi abantu bakwiye no kujya kwihana, ahubwo bakajya muri stade, niho dayimoni hunga. Nawe bya bintu uko kukanabireka kandi ukanatsinda. Iyo uhagaze muri stade ukavuga uti rwose Imana imbabarire, nari umusinzi, nari indaya, nari igisambo, nari umwambuzi, rubanda rwose rukavuga ngo turakubabariye, icyo kintu nta nubwo ugisubiramo, dayimoni hitipfa. Ariko murebe ibyo babongorera, abikongorera kwa Mungu akagaruka akabikongorera, kundi ya Mungu akagaruka akabikongorera. Ubwo ufite umukirisito muzima napfa arabona ijuru, yabona Munyakabigabuze uko abikongorera akateranira mu kinama akabimwongorera, yabona mu kinama naho yagiyeyo biri kwanga, ubwo ari kurwana yabuze inzira, akajya mu Ruvumera akabikongorera, akajya ku Musaga akabyongorera, akajya kugeza ubwo noneho azabona bimugoye akajya no muri Bombereje, akajya n'ahandi hatandukanye, cyangwa agahamagara n'abahanuzi ku mbuga nkoranyambaga ati ge nimusengere iyi dayimoni ntandukane nayo. Nabungeri aho bakabaye bahahagarara kugira ngo intama zitaburira ubugingo hehe aho zakwiriye kububonera. Ibyo bintu rero ntushobora kubibamo udafite ubwenge bw'Imana bugufasha kureba buyoboye. Mbayoboye mbajyanye mu ijuru, mbakuye mu isi, ndi kuba nyanganya shitani, mbakuye kwa Satani. Yesu umukristo ndamwubakamo iki kugira ngo adasubire mu cyaha? Muri ibyo ngo Yesu ntahwema gukiza abantu, ntimugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara. Haleluya. Ngira ngo unyemerere ninjire mu munota wo guhezagira, ubundi tubone. Ariko mu busanzwe nawe Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha kandi iguhezagire cyane wowe ubana natwe. Uyu ni umugisha tugiye kugusabira, kandi turawusaba dupfukamye, turawusaba duciye bugufi, ushaka kureba Imana. Hari amasengesho umazemo igihe mu izina rya Yesu Kristo.
amasengesho atambuka inyenyeri ngo akagenda kure cyane, akagera kure cyane, agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Aya niyo masengesho nkwifurije, ni nayo ngiye kugusengera, ni nayo nkwatuyeho. Ni amasengesho agera kure cyane. Hari amasengesho agera i Burayi, amasengesho agera muri Amerika, amasengesho agera mu ijuru, amasengesho agera aho kugo rugi umaze igihe ukomanga gwaranze. Hari amasengesho yahagera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amasengesho agera kure cyane, agatambuka inyenyeri, agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Ayo niyo masengesho yabera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ese nawe Imana igukomangire muri ayo masengesho? Ndagusengeye Imana ikomange. Aho wakomanze ntibakingure, aho ukomanga ntibumve, aho ukomanga ntibemere, aho ukomanga ntibumve, aho ukomanga bikananirana. Mu izina ry'umunyanazareti turakomanze aya masengesho agere kure cyane, atambuke biriya, ahite biriya. Wowe hari aho utagera, hari aho wahamagara ntugere, hari aho siyasi itagera, hari aho amashuri atagera, hari aho amafaranga atagera, hari aho ibikorwa bitandukanye bitagera. Ariko amasengesho muri iyi si nta karimbi, nta mupaka, ni ndakumirwa, ni internationale. Aya masengesho yakubohora, aya masengesho yagutabara, aya masengesho yagukiza, aya masengesho yakurokora mu kaga, yakurokora mu bibazo no mu ngorane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Haleluya. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi nidukurikira inzira y'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Hari inzira uri kunyuramo, Uwiteka akubera izuba. Hari ibintu byawe wifuza ko binyura mu mucyo, wowe fata Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Iyi nzira yitwa ukuri n'ubugingo. Ngo umutima uzatuza, umutima uhora uhagaze, umutima urara wiruka, umutima uhora wiruka, ariko umutima uzatuza niba ukurikiye inzira y'amasengesho. Ngwino tuyisangire iyi nzira y'amasengesho, ngwino tubane mu nzira y'amasengesho. Haleluya. Hari inzira y'amasengesho iruta izindi nzira, hari inzira y'amasengesho iruta izindi nzira zose tugiye kunyura, ni nayo turi kukunyuza. Koko aya masengesho inzira zayo zirenga 1000, ariko siyasi igira inzira imwe. Haleluya. Ndetse isuri igira inzira imwe, ndetse amafaranga agira inzira imwe, ndetse n'isi igira inzira imwe, n'ukuzimu kugira inzira imwe y'ibibi, n'ijuru rigira inzira imwe y'ibyiza. Ariko amasengesho, haleluya, amasengesho nitunyura mu nzira y'amasengesho, nyura mu nzira y'amasengesho. Izindi nzira hari aho zirangirira, izindi nzira ntizishyika, izindi nzira ntizigerayo, ariko nyura mu nzira y'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ngo kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Buriya limiteri ngo gusenga kwacu aho tujya hose, gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Bisobanuye ngo konegisiyo z'ijuru ntaho zitagera, konegisiyo z'Imana ntaho zitagaragara. Waba uri mu ibarabara, waba uri mu ikanisa, waba uri muri gereza, waba uri mu bitaro, aho waba uhagaze hose, waba uri mu nyanja, waba uri mu ndege mu kirere, waba wajyanwe n'ikuzimu kwa shitani, gusenga kwabera no gusenga ngo bigera ku Mana Data. Konegisiyo za limiteri hari ahantu zitagera mu gihugu, konegisiyo za smart hari ahantu zitagera mu gihugu, konegisiyo za iteri hari ahantu zitagera mu gihugu, konegisiyo za Airtel hari aho zitagera, konegisiyo za Rwanda Tel hari aho zitagera, konegisiyo za MTN hari aho zitagera. Ariko isengesho, Mungu asifiwe, isengesho, konegisiyo y'isengesho, Yesu yafashe umunara awushyira mu isi, nta hantu na hato konegisiyo yo gusenga itagera. Sengana n'abasenga, sengera Data mu kuri no mu mwuka. Iyi konegisiyo yo gusenga nta hantu itaba, ntaho itagera niba ukurikiye inzira y'amasengesho. Ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Ubwo nubwo waba muto mu by'impemu, ntabwo bavuze umwana muto mu myaka, bavuze ngo umwana muto uzi gusenga Imana. Nubwo rero waba mugufi mu by'impemu, ariko gusenga kwawe, gusenga kwanjye mu izina rya Yesu aho yasengera hose, ntabwo ari ngombwa ngo tube twicaranye, ntabwo ari ngombwa ngo tube turi kumwe.
nibi ngibi ntubone nge ntiwumve nge, ariko gusenga ngo kurazamuka, gusenga kugahaguruka kukagera ku Mana Data, noneho kugakomanga urugi gushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi, ariko kwa Data ho hasendereye amahoro. Mu busanzwe amasengesho wasenze, haleluya, akwemerera gukiza mu izina rya Yesu. Amasengesho akwemerera gukiza mu by'ukuri, kandi Yesu nashimye, haleluya, haleluya. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, haleluya. Hari ibintu siyasi ishoboye, hari ibintu imbunda zishoboye, hari ibintu amasura ashobora, hari ibintu n'abakomeye bashobora, ariko amasengesho nta mupaka, yashobora byose. Haleluya, haleluya. Akira umuhezagiro mu izina rya Yesu Kristo, akira umuhezagiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Injira mu mugisha w'Abaheburayo batarogwa, batabyara ari uko babazwe. Injira mu mugisha wo kubyara udakorewe sezeriyane, ndavuga amasezerano y'impwemu, mu izina rya Yesu Kristo. Hagararana na Yesu Kristo, kuko hari marayika uhagaze uruhande rwawe. Bibiliya niko ivuga ngo nuko ngo Yesu wayikebutse, ngo abona umusirikare umuhagaze uruhande ufite inkota nini nziza, aramubaza ngo ese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cyo kuri mu ntambara, numara gusobanukirwa kuri mu ntambara, reba uruhande rwawe ubyizere, urahabona undi muntu uje kukurwanirira kandi urungitswe n'ijuru kandi utumwe n'ijuru. Ngende utangaza, Imana iguha amaso, Imana iguha amatwi, Imana iguha akanwa mu izina rya Yesu. Rwanirirwa, haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru riguhera ubuntu, ijuru rigukiriza ubuntu. Onodijes, hagararana n'Imana, hagararana n'Umwami Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Amasengesho wasenze natumbagire aruta inyenyeri, nasumba inyenyeri. Nagenda komange muri presidence, nagenda komange kwa perezida, akomange kwa minisita, natambuka inyenyeri, nakomange i Burayi, nakomange muri Amerika. Mbese aho werekeje umutima wawe wifuza ko ayo masengesho yagendaga kubita ku rugi, yewe warugiwe. Umva amasengesho niyo tuhakinguje mu izina rya Yesu Kristo. Esiteri yarakomanze kubw'amasengesho, Hasuwerusi arakingura, haleluya, kandi akingura umutima wose mu izina rya Yesu Kristo. Uwitwa Yosefu arakomanga, umwami Farawo nawe arakingura mu izina rya Yesu. Abaprominisita, ayo ni amasengesho yakomanze, haleluya. Nagira ngo nkumenyeshe ko komanga, wicika intege, komanga mu izina rya Yesu. Na Yesu yarakomanze urakingura, nawe komanga 1D mu izina rya Yesu Kristo. Urugi ruzakinguka, umuryango uzafunguka mu izina rya Yesu Kristo. Ana yarakomanze, arasenga, arakomanga, urugi rurakinguka, arabyara. Ubu ni wowe ugiye kubyara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wabyara iry'umwuka, wabyara n'iry'umubiri, yose ni amasezerano. Izina ry'Uhoraho rihabwe icyubahiro. Mungu asifiwe sana. N'abandi barakomanze muri Bibiliya. Aburahamu yarakomanze, arakomanga ngo akubita inkoro hasi. Amasengesho aratumbagira, agera aho ushaka, agushimira hakurya, akora ibyo utaruzi, ashobora byose, ari hejuru ikintu cyose. Agaciro k'amasengesho, imbaraga z'amasengesho, ubushobozi bw'amasengesho, haleluya. Eliya yabubayemo ngo atsinde ingabo za Bayali 900 mu izina rya Yesu. Agaciro k'amasengesho, Yesu yamaze y'amajoro 40 n'iminsi 40 ari gusenga, acungura isi yose. Imbaraga z'amasengesho ntago byari binaniranye rero ko Yesu yari gufata intwaro zose zo mu isi cyangwa ababwire bakore n'izindi ahangane n'abafarisayo, ariko yaragiye arasenga, imisi arayirangiza, arazuka. Ntawariye bitamusabye, bitamugoye. Amasengesho arazura, amasengesho arakiza, amasengesho aratabara mu izina rya Yesu. Amasengesho yagukiza indwara mu izina rya Yesu. Amasengesho yagukiza ubumuga mu izina rya Yesu. Amasengesho ni umuhezagiro w'ijuru. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkutangarize ko ari gutambuka amasengesho. Aratambuka, nta rutangira ruri buyatangira, ahubwo arakomeza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka dusenga n'Imana. Ndagushimiye, wakira umugisha mu izina rya Yesu. Twari mu munota wo guhezagira. Ndagushimiye Mwami Yesu, uyu usige yizeye, sinange yumvise, sinange abonye, ni wowe mu izina rya Yesu. Sinicaye aha ku bwanjye, simvuga ku bwanjye, ni ku bw'aba badukurikiye.
mbasabiye umugisha mu izina Yesu muri iyi ndirimbo, ubyizeye bimubera uko, kandi usabye ahabwe, ushatse abone uko manza akingurirwa, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Bikaba ari ibintu biri sokere nyine byanamenya bikamenya abakuru bari imbere, ariko by'umwihariko nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro aho uherereye hose mu rurimi rw'ikirundi, waba uri mu Burayi, muri Afurika, mu mugabane wa Amerika, Zambia n'ahandi hatandukanye, ndakugumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti. Unyumve neza, ntabwo nje hano gucokora ishengero, kuko Kristo niwe shengero nkuru muri twese, ariko ntabwo nje hano muri ibyo, si byo binzanye, sinamatiku, ahubwo ngiyewe nje gushyira hanze uru ruhombo. Icyumva ni kibwigwa, icyerekwa ni ikireba, ni umugani w'ikirundi. Nyemerera rero nguha ikaze, tuyaga iminota mikeya, niturangiza turareba icyakorwa abantu badukomokaho cyangwa se Kristo igihe ataraza ntibabe bagwa mu mutego nk'uyu abungeri baguyemo, misiyoni ya Bujumbura, misiyoni Kayogoro, misiyoni Kiremba, ububwiriza ndetse amashuri ndetse n'abandi batari no muri Pentecoste nabo bahuye n'izi ngaruka. Ariko ntabwo mvuze corona cyangwa se n'ibindi byorezo, oya, ibyo ntabwo bishobora guhombya Imana. Haleluya, ibyo ntabwo bishobora guhombya Imana. Ndagaruka rero kuri uru ruhombo rukabije, ruteye n'ubwoba kandi ruteye n'agahinda. Mu by'ukuri reka mbabwize ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi ahari abagabo ibara ntirigwa. Mu Kinyarwanda bakavuga ngo ahari abagabo ntihagwa abandi cyangwa ntihapfa abandi, ubwo wowe bitwara uko ubyumva. Ntabwo rero Pentecote ibuza abagabo, simpamye impamvu uru rupfu rubaho uku cyangwa se iki gihombo kikabaho uku, ariko guhomba nyine no gupfusha. Imana yo mu ijuru idutabare. Mu busanzwe buriya marayika wazanye Pentecote mu Burundi yari yazanye itara cyangwa se urumuri. Ubujigitifu marayika wazanye Pentecote ni urumuri rw'igihugu rwo guhangana na kiranka, hakabaho ko kiranka irimburwa. Ndaje urantunga mbanze, ubwo ntangiye ibintu. Misiyo ya Pentecote yari yayizanye no kudeviya kwayo ikateshuka mu inshingano, ikagwa muri iki gihombo. Ubwo ni nkabyo ngira ngo mbone uko sobanurira uri kutwumva. Noneho rero mu busanzwe Pentecote yakirwa mu Burundi ni itara ry'igihugu, ni urumuri rw'igihugu, bikaba n'ikiganza cy'igihugu, bikaba n'ukuboko kw'igihugu. Buriya mu bintu mwubaha, mu bintu munatinya, hano harimo abadukurikiye mukijijwe n'abandi batarabakizwa, mwese tubahaye ikaze. Ariko mu bintu mwubaha, ni mwubaha Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka wera. Mu mpano rero Burundi bwahawe n'ijuru, iyo mpano ikamanuka ivuye mu ijuru, itavuye mu bugombe bw'abana b'abantu, itavuye mu migenderanire n'imibanire bya kikomuniste cyangwa bya kikapitaliste. Harimo impano yageze mu gihugu cy'u Burundi yitwa Pentecoste, ndetse ari byo byibumbiye hamwe byitwa Sepebu. Ariko ubwo Pentecoste rero igwa muri iki gihombo, ninde mucunguzi, ninde murokozi? Mu busanzwe rero ngira ngo iyi Pentecoste iza kuguma mu kuri no mu mwuka, ikagendera mu murongo umwe ijuru riyitegetse. Pentecoste niyo ibasha kuba isengera igihugu, noneho Imana ikimikira igihugu. Pentecote niyo ibimenya ko hagiye kuzaba intambara, igasenga iyo ntambara ntibe. Pentecote niyo iba ifite ukuboko k'ubucamanza, n'ifite ukuboko ko kwimika, ni nayo ifite ukuboko ko kwimura, kuko bo bafite iby'impwemu, bareba hazaza. Ariko ntabwo siyase, ntushaka kuraranikayo mu ntoki uvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza ngo urebe hazaza h'ibiri kuba. Ushobora kubireba, ariko ibyo ureba nge si byo ndi kuvuga hano. Biriya mureba kenshi na kenshi hari ubwo usanga ari byo, hari n'ubwo usanga atari byo. Ariko ibyo ngarukaho hano ndavuga iby'umwuka, bitabamo kwibeshya no kuyoba. Amaso y'igihugu cy'u Burundi yari Pentecote, aya maboko yari Pentecote. Pentecote yari ifite rero ubushobozi bwo kuba iri bube mu gihugu nk'umurinzi, nk'ukingira igihugu, nk'umukozi w'igihugu. Mbese yari kuba mu Burundi koko ari Kristo ari na byose. Haleluya. Buriya n'amasezerano igihugu gifite n'umugisha igihugu gifite, ngira ngo nka 70% harimo uruhare rw'abapentekote,
babigizemo uruhare. Yesu nashimwe cyane. Tunashimiye abakurambere muri Pentekote, abahisi nka Erindi ku nkiko n'abandi batandukanye, ariko abo bose bakoreshejwe n'Imana utwumiza. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi none rero Pentekote, iki gihombo nicyo tugarukaho. Pentekote uyu munsi wa none isigaye ijwi idasenze, ikanywa idasenze, ikabatiza abantu, ikabatizamo n'abasazi. Pentekote uyu munsi wa none isigaye isengera abadiyakoni batiyirije ubusa, isigaye yimika abapasitoro n'abarimu hashingiwe ku mahera. Buri ibintu byose uzakorera Imana, nubona mu murimo w'Imana ubanjijemo amafaranga cyangwa se amahera ayo ari yo yose, ubwoko ubwo ari bwo bwose, ariko ibintu byose uzaba uri gukora no mu buzima busanzwe, amafaranga akaza imbere, ntabwo urugendo rwawe ruzigera ruba rwiza. Haleluya. Ntabwo bizigera biba byiza na hato, kuko amafaranga aravumye. Mu byo Yesu yavumye n'amafaranga arimo. Ni nayo mpamvu Yuda yayajugunye ngo ariyahura. Yego, ubwo rero ngarutse, Pentekote buno urwego iri kugenda ihura n'ingaruka z'ubuzima bubi. Buriya imirire mibi egare ubuzima bubi, egare inzoka, egare kurwara hato na hato, egare kutagira nyine ibihindizo. Mu Kirundi cyiza reka mvuge ngo ibihindizo. Buriya kera hari ibintu byabagaho byitwaga abakorodofesi, noneho hakaba abapolisi, hakaba n'abasikiriti, hakaba n'abasirikari. Ngira ngo rero abasiti, iyo umubiri ushaje, abasirikare bawushijemo, hasigara abitwa abasiti. Noneho rero ubwo ndabigarura muri ibi narindi kuvuga, ndimo ndototera icyo shaka kubabwira. Mu murongo umwe n'uwundi igishengero yayobye cyangwa yatamye cyangwa yanyuze ahatariho, iby'impemu iyo bishizemo, igisirikare kikavamo isigarana abasikiriti. Ibyo rero umwimbo wari kwinjira si wo ukinjiye, ubuzima yari kubaye ifite sibwo ibigifite, ahubwo biba byafashe indi ntera no kubusana guhambaye, koko nyine biba bibaye ibyo ngibyo. Ariko Imana ishobora byose itabara abantu. Na Pentekote rero umutego n'umwobo iguyemo ni uwuhe? Ni amahera, ni amafaranga, ni ibigira cumi, ni amashikanwa. Ibi bintu abatubanjirije ntabwo ari byo bashyize imbere mu gukorera Imana. Oya, ntabwo abatubanjirije ari byo bashyize imbere mu gukorera Imana. Ibi bintu byitwa amafaranga nibyo bisenya umurimo, kandi mu busanzwe nubwo biwubaka, ariko ni nka 1%. Yesu ashimwe cyane. Umurimo w'Imana ntubarirwa mu mafaranga. Buriya rero igihugu kiba gihombye iki? Kiba gihombye iki? Iyo igihugu cyateye imbere mu by'impwemu, gihombya abarozi n'abapfumu. N'udasenga agasinzira, n'utazi Imana akabona amahoro. None iyo igihugu cyamaze gutakara mu manga no mu buzima bubi bwo kuba mu by'umubiri, bakava mu inshingano z'impwemu, urumva Pentekote bisobanuye iki? Ni igihe intumwa zuzuraga mpwemu yera. Noneho rero itero rivuye mu mpwemu rikadukira inshingano z'iby'umubiri, naryo rikazirura. Kandi ntushobora kuba mu mwuka. Udukurikiye unyandikire muri comment, utakiyiriza ubusa, utagisenga ntabwo aba mu mwuka. Kuba mu mwuka ni ugusenga ubudasiba, mu kuri no mu gukiranuka. Noneho rero iyo leta yivuga ngo murwanye akamwana w'iwabo, ariko mu ishengero ka mwana wa mama, ka mwana w'iwabo yo ikaba ihari, Revera Pasitoro naka akimika pasitoro naka, cyangwa agashyiraho mwarimu naka, kwaje kwa sisiteme,
mu murimo w'Imana, abantu b'abahanuzi, abantu babatijwe mu mazi menshi, abantu bigisha ijambo ry'Imana, ariko nabo bakimika kimwe n'isi, bakabatiza kimwe by'imigenzo n'imihango, nabo bagakora umubatizo w'imigenzo n'imihango. Ubundi mbere abantu babatizwa, mwihangane, iyi ni cano y'ivugabutumwa nubwo hano ntari bukoresha iminota myinshi, ariko nimureke mbabwire iki gihombo twaguyemo. Noneho niho bishoboka ko umuntu ashaka gufata umwanya, umuntu iyo bateye hejuru asama gwiwe. Noneho rero uyu munsi wa none, iyo Kayizari yamaze kwinjiramo imbere, abakozi b'Imana bagatangira gusenga bambaye nk'abisi, bagasenga bakoresha terime nk'iz'abisi. Ubwo turi gutegwa, bakajya badasenze, bakanywa badasenze, bakaryama badasenze. Hakaba nta bantu bakijya gusengera kuri eglise. Mbere twarabagiraga bari burareyo basengera amateraniro yo kuwa Mungu, tukagira abantu bari bwirigweyo mu materaniro basengera bagiye mu kazi. Ukabona maridi cyangwa se jedi hari abantu birirwa ku rusengero bikoreye icyifuzo cy'abandi bantu batabashije kuboneka. Ibi bikorwa byose rero by'umwami Yesu, ku rusengero akaba bakubura, abakoropa, abasenga batatu baje kwiyinginga Imana bafite icyifuzo, hakaba hari umuriro, umuntu agahiga hari umusazi ukamuzana umuteruye ukajugunyamo, akabara bikaba birahiye birakongotsa, akavamo umuntu muzima agahita ajya mu murimo w'Imana. Ivugabutumwa rikamamara, tukamamaza ubwami bw'Imana. Uyu munsi wa none nimubona ibintu biri guhindagurika, ibintu biri gufata indi ntera, ni abadayimoni bari kubikora. Ni Sekibi winjiriye ishengero, ayinjira buke buke, kuko mwebwe ntabwo mubibona koko. Ibyo mubona ni iby'aka kanya. Buriya umwanzi witwa shitani mu rusengero ameze nk'umuswa. Umuswa winjira mu giti ukakimunga kingana kuriya nawe ukibona, umunga buke wowe ukajya ugira ngo igiti kirakomeye, umunga mu myaka 3, mu myaka 10 igiti kigahirima. Dayimoni yinjira mu rusengero afite pasua cyangwa se pasura, twa tuntu baca imbere cyangwa inyuma. Dayimoni kinjira mu rusengero ifite kamukondo waze gatonya katagaragara. Dayimoni kinjira mu rusengero ifite akapoketi gatoya. Dayimoni kinjira mu rusengero ifite ibintu nakita ngo kamemu nawe ngo ntukigire umupezante, noneho agatangira asigamo utuntu dukeya. Dayimoni kinjira mu rusengero muri eglise ifite imigenzo n'imihango igaragara ko ni muhumure ntacyo bitwaye, utungutu n'udusanzwe. Dayimoni kinjira mu rusengero itwara amahera buke bukeya nkaho ntacyo bivuze. Ndi ku gihombo eglise Pentecote yahuye nacyo, wowe udusuye ari ubwa mbere, ihangana ubwo iyi ni cano yivugabutumwa. Dayimoni kaza buke bukeya, umuntu agasengerwa icyumweru kimwe, hano dayimoni zikaba zisigaye igihande kimwe. Abajyanama bati nimupfe kumubatiza ajyane n'undi, nimupfe kumubatiza ajyane n'abandi, mutamusiga yababara. Ku rusengero hari amasengesho turi busenge tugeza nimugoroba, kubera hari akazi, hari abantu bakorera leta, hari abantu bakorera ibigo bitandukanye, amashyirahamwe, amasosiyete atandukanye. Donke kamemu mureke tuzajya turya nimugoroba. Sinjoye ivo, nanjye numvaga ari ibyo. Nundi hariya mwiguna ati ariko nanjye numvaga ntacyo bitwaye, ati gusenga ni umutima. Ati kamemu no mu busanzwe se ko nta byaha turimo, nge si inzoga, nge si sambana, nge si niba si indoga. Ubwo rero hasenga umutima. Ubwo umwe akavuga ati turiyiriza ubusa ku mugoroba, undi ati turiyiriza ubusa mu gitondo. Noneho buke bukeya, kandi nanone ntimugasebye abantu, ntimukajye muvuga abantu. Buriya umuntu ashobora no kuza mu rusengero akazamara imyaka 2 akihana mu myaka 5, ntacyo bitwaye, nawe twamuhakari bakicara. Kaze mushingana, kaze gwaruka, gwaze bapfasoni, kaze bigeme, kaze ndongozi.
twese rero tugashengerera tukaninahaza tukabiramya tukabipfukamira tukanabisenga tukabiha isaruti tukabibanira tukumva ntacyo bitwaye ku buryo n'uwinjiye muri twe hasa agasanga nuko byubatse bikagenda biba idini bikagenda biba misa buke 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 y'igiti kikagira gute kigahirima ku mugaragaro ku manywa yihawe. Tugarutse ku gihombo gikomeye kirekire giteye inkeke Eglise Pentecoste yahuye nacyo. Ni yihe mpamvu yabayeho kuba pasitoro atarambura ikiganza mu iteraniro ngo dayimoni zishye? Ntabwo abantu bose bafite impano zo kwirukana dayimoni, ariko mu rusengero ntabwo hakwiye kubura abantu bafite ibiganza byo gukiza, byo kwirukana no gusenda impwemu mbi. Nibyo ni ukubera iki mu rusengero ni cye kibazo cyabayeho ku buryo nta maso y'impwemu akibaho ngo umuntu nahagarara hara ku ruhimbi avuga ati wowe wicaye kuri iriya ntebe y'ubururu haguruka dore ukenyeye uburozi, haguruka Uwiteka aravuze ngo ngwino imbere wihane tugusengera. Ayo maso ninde wayibye? Wayibye yayajyanye he? Kubera iki ubundi twayambuwe? Ese ni Imana yaje yasubirana mu ijuru? Kamemu sijuwi, ariko hano tuhicaye ngo tubare turebe ihangane. Twibaze ninde muntu wajyanye ururimi rw'umwuka wera gukuri agasigazamo ibintu byashakashakashakashaka ibintu bipirase bimeze ukuntu, ibintu by'abadayimoni utamenya n'ibiri kuvugwa n'ibyo ari byo, n'abanyirabyo utababaza ngo babisobanukirwe, n'abanyirabyo babivuga barwaye inyatsi barwaye abadayimoni nta kintu bibamariye, ariko bo barabivuga bakumva ngo bari guhezagirwa. Ariko ni ururimi rubivuga, imitima yabo ntihezagiye kuko abivuga yambaye nabi. Kwambara nabi ni iki? Ni ukwambarira nabi umwami Yesu mu byo ukora, ukambara uko Imana itaguhaye kwambara. Hari ahantu ubu se iri kote ndifate ndizamure njyambarire mu maso? Imana ntiyagennye ko mu maso hambara, kuko hano hari umurimo, hano hari umurimo. Ubu se noneho aya maboko nyafate nshyire hano? Ariko biratangaje ko umuntu amanura ipantaro akayifungira mu ntege kandi azi ko hari urukenyerero. Biratangaje ko umuntu yambara umupira akananirwa kuwumanura ngo urenge kwikanza akambara mukonda wuti kandi azi neza ko ubwambure bw'Imana imuha uburenganzira bwo kubupfuka no kuburinda. Birababaje ko umuntu yambara pasura akagenda ahenera abantu, atera abantu umwaku, azi neza ko muri we harimo umukiza witwa Kristo. Ni ukuvuga rero hari abantu bagenda n'inkota batabizi, hari abantu bagenda n'umuriro wo gutwika abantu batabizi, abantu bagenda n'ibisasu batera abantu batabizi. Inzira yabaye inzira, bamwe bagahita bakubwira ngo ariko ngo ubundebere iki, ngo wagiye ureba ahandi. Abandi bakakubwira ngo ariko ngo niba wandaritse amaso ngo ngewe ngo biba bintwaye. Mu by'ukuri ndabyemera, ntacyo turayandaritse, ntacyo ndabyemera. Wowe uri mukuri, twe turi no mu kinyoma, wanamugani turi kukureba. Tukwiye kugura rineti cyangwa tukaguma no mu mazu ntidusohoke kugira tudahura nawe. Ariko uko bizagenda ko ubundi ijuru rikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga
kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Injira mu munota wo guhezagira mu izina rya Yesu Kristo. Injira mu munota, ngwino tuguhezagire, uri umukozi w'Imana, ngwino tuguhezagire, uri umuvandimwe. Mungu asifiwe sana. Turagukunda, Imana ikagukunda kuturusha. Abashimiye mugire umunsi mwiza n'igindwi mutangiye cyangwa se iki cyumweru ku kwezi. Marayika bihindure iby'umugisha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Iyi ni Imbabazi TV 3. Ujye ukanda subscribe ubane natwe, kandi tukwifurije ishya n'ihirwe mu rugendo dufatikanyijemo Imana yaduhaye. Hama rero urakoze cyane we wabanye natwe.